turongeye tubahe ikaze. Aha ni kuri DJP Global Hub, nk'ibisanzwe nta yindi nkuru ituzanye uretse kongera kuvuga ku bintu bya TMP. Ngira ngo twakoze video, abadukurikira abana natwe buri munsi twabisobanuyeho kenshi, ndetse mwagiye munatangaho comment. Ni video ifite views zirenga ibihumbi 2500. Mwarayikurikiranye. Twasobanuraga kuri TMP, dusobanura n'indi mishinga iza online, twanabaye ingero nyinshi zitandukanye kuri STT, ndetse twaranamanutse tugiye no gusura abantu ba Gatsibo, twumva amakuru agiye atandukanye mu bintu bya TMP. Uyu munsi rero ntago tuje kurimiraho itaka ku bantu bari barashoye muri TMP, amafaranga yabo akaba agiye, akaba ahombye rwose. Ntago tuje kubarimiraho itaka kuko ni ibintu bibaho. Uyu muntu abonye ikintu cy'ubuntu uyu munsi, agakora akabona wakoze ari amatasiki nk'uko mujya muyumva, tasiki 15 ku munsi, ukazikora ukabona 7200 ku munsi. Mu by'ukuri nta n'umuyede uhembwa ayo mafaranga. Ayo mafaranga nawe yagukurura, yagushitura. Gusa ikintu hano tuje kubwira abanyarwanda ni ikintu kimwe: ibintu byose birimo biraza, birimo biraba, ni ibintu biza rwose. Washaka foundation cyangwa se ikintu nyine ahantu ayo mafaranga aturuka, iyo utekereje neza cyane usanga ayo mafaranga n'ubundi uhembwa cyangwa se ubona aturuka muri mugenzi wawe. Mugenzi wawe ashyiramo, yamara gushyiramo ya mafaranga asizemo bakayasaranganya ba bandi barimo, wowe bayahaye ukumva yuko ari task wakoze, kandi mu by'ukuri utekereje neza ntabwo ari task wari wakoze. Ahangaha rero niyo mpamvu ngira ngo twongere tubasobanurire aba bana natwe buri munsi, ndetse n'ababonye video twakoze bwo mwanya ko twinjiyemo deep, ndaza no kuyishyira muri description, kuko umuntu wese hari ubutumwa twagiye twakira mu gikari. Tunari mfite udufaranga dukeya rwose nari kuba miye, wenda kanze ndaza kwifashisha ama comment mwagiye munatera rwose, ndanabashimira. Bigaragara ko mukunda kudukurikirana ibiganiro byacu, nayo ndaza kubasumiramo gakeya. Ariko mu by'ukuri rwose aha hantu abanyarwanda tugomba kwitonda cyane, cyane cyane urubyiruko. Ni by'akazi, nanjye ubabwira, nanjye ndi urubyiruko, ndi muri mwe. Akazi nibyo kukabona biragoye, gusa birashoboka. Ariko nubwo bigoye, ntabwo ari byiza ko twakwirukira ku bintu byo kuvuga ngo turabona amafaranga tutavunitse cyane. Ukabona umuntu yari afite ikibanza arakigurishije ngo reka njye muri TMP. Nk'ubu ngubu ibintu nanjye njya kubireba, nanjye byo hari abagiye babivuga, nanjye nigeze kubonaho TV1 yamamaza TMP, nanjye ndabibona. Gusa ibyo bavugaga koko nk'uko Mutabaruka na Kinisi banabigarutseho, ngira ngo namwe muraza no kubyumva. Kanze twumve ko mfite sound yabo, abayihombemo bagati ukabona abantu bari timamu, ngira ngo murabyumva hano. Sinzi n'amajwi bagiraho neza. Hari byaje ngo niba ari green volcanique byari abantu, umuntu umubyeyi wari wifitiye restaurant ye akahita ngo agiye kugura ngo icupa gurimo green volcanique. Green volcanique ubu ni utubuto two mu birunga, bakaza bakakubwisha ukuntu abantu bakize. Nakubwiza ukuri please, amafaranga aravuna. Kuki wangisha amafaranga yawe? N'ibindi bigo byinshi barimo kugenda bavuga, mutubwire ibyo kuri TMP, kuko abantu bayibashe cyane. Mukaye tubashe Benel, numva nawe kwibasunikira. Ngira ngo murumva aho ngaho bagiye kuvuga kuri TMP, ndetse bagiye kwivuga ko yanamaze gufungwa already. Ndanyira ngo banze wumve ukuntu bavuze, noneho mitenze ngaruka kuri iri jambo. Mwitubwire TMP, mbonye n'ikindi ndi kubona bita niba ari Travolium, n'ibindi bigo byinshi barimo kugenda bavuga. Mutubwire ibyo bigo byo mwabihaye uburenganzira bwo gukora, bikora neza, abantu babyirinde n'ibiki. Sarahamagara ibiki TMP. Ikintu cya mbere nakora ni ukubanza gushimira abaduhaye ayo makuru yuko babona hari ikigo kiri gukora ibintu by'ishoramari, kandi bakeka ko gishobora kuba kidafite uburenganzira, kuko ntabwo bakibonaga kuri liste y'ibigo byemewe ku rubuga kuri website ya CMA, ariyo www.cma.rw. uvuga ngo umuntu wese uguhamagara ibintu byo gushora imari gutyo, muzane mugura imigabane cyangwa iki, nta utamubona kuri urwo rubuga, ni ukumenya ko ari kugutuburira. Yewe ntacyo kambe magari cyangaha, ngira ngo wumvishe rwose n'ukuntu uyu muyobozi abisobanuye neza, ati umuntu utabona kuri CMA
ujya ukeka ko agutuburira. Nibyo, gusa hari n'ibindi bigo byo tuzi nk'uko nabaye urugero rwa STT. STT yerekanaga ibimenyetso, ikerekana impapuro zo muri RDB, ikerekana ibiki byose ngira ngo nabyo naranabibasobanuriye muri video. Niyo mpamvu ndaza no kuyishyira muri description cyangwa se ndaza no kuyishyira, iraza kuba ari comment ya mbere iri pinned, muze no kubibona rwose nabigarutseho. Gusa ikintu mbabwira neza abanyarwanda, abanyarwandakazi, wowe utakaje amafaranga muri TMP ntabwo ubuzima burangiye, ahubwo navuga ko ari nka minerivare y'isi uba utanze, kuko nanjye ubibabwira STT rwose nayimenyeho amakuru, biza kumbera isomo ryiza ndakuka rivuga ngo ikintu cyose cy'ubuntu cyangwa se ahantu hose uzumva bavuga ku bintu byo kubona amafaranga utavunitse, hose ujya uhagendamo gakeya. Niyo mpamvu naje nkabasomera rwose TMP Bronchi, igitabo narakiberetse n'ubu ngubu ngira ngo murakibona hano. Icyo gitabo kirimo amategeko ndetse narashishoje mbona rwose ziriya miliyoni 64 uri muri G8 ziriya washora, ni Jet G9 ziriya washora, mbona kugira ngo uzazigaruze ukibaza ati iyi kampani yakungukira hehe. Niyo mpamvu rwose abanyarwanda, abanyarwandakazi, mwebwe muhuriwe na TMP, nabasaba gukomera, twongere dutangire dukore bundi bushyashya. Gusa tuzirikane ko iyi ngiyi ari nka minerivare dutanze y'isi, ibintu ntibizongere kugaruka ukundi, ntihazagire undi muntu ubasha kutwesikora cyangwa se ngo aturye amafaranga. Cyane cyane abanyarwanda bahereye mu karere ka Gatsibo bo rwose ndabakomeje. Gatsibo rwose hari isantere imwe muri ako karere twagezemo, tubona abantu benshi ndetse n'amanama menshi ya TMP menshi agenda ategurwa, yereka icyizere abanyamuryango, yereka icyizere abandi, ndetse n'ibindi byagezeho ngo ni imirasire, nabyo dukomeje gutohoza tumenye ukuri kwabyo ni ukuhe. Gusa ikintu cyose kigusaba gushora amafaranga, munyarwanda, munyarwandakazi, amafaranga aravuna, jya ucyitondera, jya ukigendamo gake, agendamo witonze, kuko ibintu biri hanze aha ngaha byakumaraho utuntu twose wari wifitiye. Rwose ndagira ngo rwose ababyeyi muganiriza abana, ndetse n'ubwo n'ababyeyi nabo bajyamo bashaka ibintu byinshi, gusa twese dufatikanye, buri muntu abe ijisho rya mugenzi we. Ikintu ni cyiza kandi tugire amakenga mu bintu byose dukora byose. Hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo inyamaswa idakenga yishwe n'iki, ngira ngo aho ngaho mwabyiyuzuriza. Gusa tugire amakenga mu bintu byose dukora. Vuga utari ku bihumbi 150 mbashije kuba nashora ngo ndi G3, nkaba nzabibona mu gihe kingana n'ukwezi, nkakomeza bakananyumvisha buryo iki gishoro nasizemo umwaka nushira nzakigaruzwa cyose uko ari 25. Nekereza se iyi ni inkunga bari kuma niki? Ibyo byose mbashe kubitekerezaho, kuko ubu tuvugana bwo rwose TMP yafunzwe, ndetse na hano wayisacinga ngo uyibone hose babaneze rwose, babibaniye. Gusa wowe washoyemo ndagukomeje, wigira ikibazo ntiwiyahure. Nabonye abantu benshi bagenda batebya ngo abantu bagiye gushira mu tugozi, ngo bariyahura, ngo bamaze kwiyahura 2 mu makomenti nagiye nsoma. Gusa kwiyahura bwo n'iki? Ni ubugwari. Ntabwo nagushishikariza kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima kubera TMP, ahubwo wowe usigaye upfa kuba ugihumeka, upfa kuba uri muzima. Ikintu ugomba gukora ni ukongera ugatangira bundi bushyashya, ugakora cyane rwose. Ahasigaye ndabizi neza ko bizongera bikaza, kandi byose birashoboka. Icya mbere ni icyizere, igirira icyizere ibi bintu rwose, urongera ukore bize. Mwibutse wabanye nanjye, ibiganiro byuzuye impanuro, amakuru meza hano, amakuru agiye atandukanye yose uyasanga hano kuri uyu muyoboro wa YouTube. Niyo mpamvu nakwibutsa kongera gukora subscribe, ukazajya ubana natwe, ndetse iyi video winayisharinge cyane umuntu uri buyumve. Mfasha igire mu karere ka Gatsibo, mfasha igire muri quartier bita mu Gasima, mfasha igire ahantu, igere kure abo bantu bose babanze bumve n'iri humure rwose, kuko abantu benshi bakwiyambura ubuzima, kuko abantu benshi baramira hitaka babwita injiji. Gusa si ubujiji, oya si ubujiji, ahubwo ni ukutagira amakenga ahagije. Niyo mpamvu nababwira ngo mukomeze mwihangane, leta ibari inyuma, nta kibazo rwose. Leta ikunda abaturage, yari yanabiteguje mbere, gusa natwe dukunda iby'ubuntu. Niyo mpamvu ntabwo nakubureminga ahantu uri, gusa nakubwira ngo ayo mafaranga agiye
icyo gihombo uhuye nacyo ndetse nawe uriye bikubera isomo ntuzongere gutegereza gushora mu bintu utazi neza imva n'imvano. Murakoze cyane.